Reka rero tubwira abadukurikiye ko twishimiye kuba turi kumwe muri studio za Radio 10 na TV10 akaba ari honorable Joseph Nsengimana somye ndetse rwabo ku myaka nuko rero tubara uburyo uburezi buri buragera muri byibuza 80 nkuko twanabivuze nejo turifuza yuko ko twaba twazamutse ku buryo tugera ahantu bitunejeje natwe muri imyaka 10 iri imbere. Yego ujya gukira indwara arayirata minister reka tugume kubirebana n'imibare ho gatoye 55 mu wa gatatu abari ukugabanya abari ugukuba ntabwo bari bagatangiye kwiga ibyo gushaka gukora racine carrée ntekereza ko batari bakabyiza byigwa mu wa gatanu hari yego so turebe 55 kuba umubare ari muto biterwa n'iki? hari impamvu nyinshi reka ntangire ku kibazo cyerekera ururimi wibuke yuko abana biga mu Cyongereza rero niyo mibare navuze 56% niyo babajijwe mu Cyongereza ariko iyo babajijwe mu Kinyarwanda iriyongera kya kuri 86 cyamaye imibare barayizi rero bashobora imibare barayizi ariko hari kubyumvire mu rurimi rero nituzamura ubwumvire bw'ururimi n'umusaruro uzarushaho bazira ko ari 65% ntago baba bumva ibyo basoma mu Cyongereza nkuko bitubwiye kuko atubwiye 35% ko ari baba babyumva urumva bazira erega itumvisha ikibazo nyine n'ubundi bwo watsinzwe kaba kabaye ariko nicyo gidutera tujye ku Cyongereza rero nicyo gitera imbaraga Cyongereza cyo bipfira hehe Icyongereza urumva no kwiga ururimi rushya uremuta abenshi badasanzwe bazi cyangwa batavuga n'umuhira ne cyambere cya kabiri nuko n'abarimu babigisha kenshi nabo level yabo y'Icyongereza nayo igomba kuzamuka urumva ntushobora gutanga icyo udafite rero na level y'abarimu nayo igomba kuzamuka hejuru kugira ngo bashobore kukigisha no kugigishamo ahubwo aho haba hakeneye n'imbaraga nyinshi cyane hari aho bitazakunda kuko hari umugani tujya duca waryatungo ko batabicira bikoze ya mahugurwa se twajyaga twumva y'abana uri ufashe umwakora ari amahugurwa muhabari mubazananyemo n'umwana muto wo ku myaka dufata urugero abarimu umwana kaza afite nk'imyaka 15 bakigana uri umwana yamenye Icyongereza yabatsinda umwarimu batari yakimenya ngira ngo biterwa na mwarimu bigaterwa n'umwana mu by'ukuri abarimu ntabwo dukwiye kubarenganya ahubwo ni ugufashanya nabo kugira ngo tubatere inkunga bashobore kugwiza ubwo bumenyi nabo bashobore gukora akazi kabo nabo baba baranyuze muri iyo system nibo babari abenshi bize mu Gifaransa noneho muri za 2008 birahinduka ntabwo nkeka ko dushobora gukomeza ibyo byo kuvuga ngo abize mu Gifaransa kuko urebye imyaka ishize abana benshi ubu ngubu batangiye kujya mu mirimo y'ubwarimu bize mu Cyongereza ariko cya kintu bigishijwe n'ubundi n'abatagisobanukiwe biracyarimo ntekereza ko bizatwara imyaka kugira ngo bishyiremo ariko nta kundi nta n'icyo binatwaye iriya transition abantu benshi barashyigikiye ifite ibyo yunguye igihugu yego so turebe mbere yuko wenda tubabaza ibindi bibazo yaba ari ku Kinyarwanda ku kireka turebe mu Cyongereza nibwo ino ngingo yumvikana foundational education cyangwa se foundational learning mu Kinyarwanda mu by'ukuri amwe na Jean Claude Hashakineza twarakibuze none ndebye mu binyamakuru barimo kwandika kuri izi nama mbona babyise uburezi bw'ibanze ariko tukareba uburezi bw'ibanze turabusanganwa hari naho bugera ku myaka 12 so ndagira ngo usobanure neza iyi ngingo turiho foundational learning no kuva he kugira he ibi ngibi iyo birebye neza no kuvuga ngo uhera ku mashuri y'inshuke nuko ya pre-primary ndetse na ECD nuva abana ibyo biga kuva batangiye kwiga kugeza mu wa gatatu w'amashuri abanza iyo niyo twita foundational learning no kuvuga ngo niho turubaka urufatiro rw'ubwigire kugira ngo umwana abone uburyo ashobora kwiga sibyo kandi iyo urebye ubwonko bw'umwana muri iyo myaka
buba bukura cyane. Rero iyo utabufashije uba ubutakaje opportunity. Ubundi fondasiyo yose urutangira ugomba kuruha imbaraga nyinshi cyane. Urebera no ku nzu ugiye kubaka inzu ukakora fondasiyo ka memememe, inzu ishobora gusenyuka. Umwana utamufatiranye hari yakiri mutoya byakugora amaze kuzamuka ageze hejuru. Nibyo kabisa, nibyo. Mukomeze muhasobanura mu buryo buri psychological kiragihe gikomeye cyane. Maria Montessori yakitaga periode sensible. Iyo hagucitse buriya umwana wawe umuhombeje kandi nawe bawihombeje cyane cyane. Nkunze uburyo ubivuze kubyerekeye kubigereranya no kubaka inzu. Yego. Iyo urebye inzu, urufatiro rw'inzu urushyiramo sima nyinshi kuruta iyo ushyira ku matafari azamuka. Yaba ari etaje bakubaka bira ngo bibita ngo ni ibirenge. Uracukura ukajya hasi ukayishyira Kigali kugira ngo itazari gito. Urwo rugero rurabyerekana koko. Iyo abana batangiye bakagira fondasiyo ikomeye, yego, aho bahereye cyane cyane muri imyaka bakiri batoya, birabafasha mu buzima bwabo bwose. Sino mu mashuri gusa, ahubwo no mu kazi n'ibindi byose. Rero nicyo gituma tugomba gushyira imbaraga nyinshi muri iki cyiciro cy'amashuri abanza. Guverinoma y'u Rwanda ibingibi birabishyigikiye cyane kandi yashyizemo n'imbaraga. Nk'ubu ngubu turakangura ababyeyi kuzana abana babo muri aya amashuri y'incuke. Turacyafite urugendo kuko urebye abana bacu banyura muri aya mashuri bari kuri % 39 kwijana. 39 kwijana. Ubwo mwabariyemo n'abajya muri ziranoza ingomborezamikurire bose. Bose babere ni bakeyi. Turashaka rero kuzamura imibare kugeza kuri NST2. Tuyemeje ko tuzagera kuri ibice 65 kwijana. Ku buryo umubyeyi yumva ngo umwana nageza mu myaka runaka agomba kusanga bagenzi. Umwana agomba gutangira kujya muri primary ku myaka ingahe? Muri primary ni kuva mu mwaka wa mbere. Ndavuga nk'imyaka 6. Ariko pre-primary ni hagati y'3 n'5. Yego, 3 n'5. Ni ushaka kuzana umwana. Kandi turashishikariza ababyeyi no kuzana abana babo mu gihe. Kuko usanga hari abana, hari igihe uzana umwana ukazana umwana afite imyaka 8 9 akaba ari wagiye gutangira primary. Niyo ageze muri bagenzi be ntiyisangamo bituma atiga neza. Kandi kubera ko atanyuze no muri pre-primary, usanga amashuri y'incuke usanga ajunja bigamutera kutiga neza. Rero iyo uzanye umwana mu gihe bituma umufasha kandi ugafasha n'uburezi bwe. Ni rero ni ngombwa ko ababyeyi babyumva bakajya bazana abana babo mu gihe bikeneye ko babazana. Bareka kubajyana ku mirima, bareka kubajyana kurindi imikeri bakagamuye umwana ugasanga izuba ryamwishe mu gishanga kandi ukabona ko iya myaka 3 cyangwa yaranayirengeje agomba kuba ari n'abagenzi bari kwiga. Hari ihurizo rijya ritubaho iyo umwana yavutse mu kwa 6, mu kwa 7, mu kwa 5. Biba dusaba ko umwana atangira afite imyaka 2 n'igice. None haraho umujyana cyane nko mu babi bakamwanga. Bigazatuma atangira afite 3 n'igice hafi kuzageza muri 4. Icyo kintu umuntu mwazagikemura. Erega byose biterwa n'amashuri dufite n'ubushobozi dufite. Kuko iyo umwana atangiye tuvuye afite imyaka 2 cyangwa se 2 n'igice, urumva ibyo bisaba biratandukanye nuko wita ku mwana ufite imyaka 3 cyangwa 3 n'igice. Kandi nkuko nabivuze, amashuri dufite muri iki cyiciro ni makeya. Uko azajya azamuka dushobora gutangira kureba tuti ariko wafata n'abatoya kurushaho mu buryo bishobotse. So ahangaha ngira ngo no kugendera ku bushobozi n'uburyo ayo mashuri abonetse kugira ngo dushobore gufasha ababyeyi muri akazi ko kurera. Icyo kintu uvuze kirakomeye. Ari igihe na experience imwe nigeze kubona ku mwana no mu Dusaki yo mu cyaro pepe abana bari baje muri vacances bano biga mu mashuri meza. Nshaka kwerekana uburyo umwana yatangiriye hariyo ukuntu abafite ubwenge ubwonko bwe buba buremereye. Arebye ikayi aramubwira ati ngo dore ngo iki bakita buku,
arambwira ati oya boku ni igitabo ikayi ni notebook no mu cyaro no mu Gasaka noneho umubyeyi ndamubwira n'uyu mwana yiga hehe anyereka agashuri mu by'ukuri kakamwe twavuze twaka ka primary gatoye karimo abana nka 40 ariko kari muri poor conditions ariko ubwenge havana wabugerana na wa wundi ugasanga koko hari ahantu ntabwo hagomba gusuzugurwa abafatanya bikorwa barahari bafite amashuri naye akeneye kuzamurwa cyangwa se kuba yafashwa niho tunasanga n'abana nk'iyo mu cyaro ye umuntu ugasanga yarafasha akana agashiramo agashuri ariko ugasanga bagifite imbogamizi z'uko nabo batifashije habaho gute imikoranire na leta n'abo bantu nk'abo badufasha kuzamura imyumvire y'abana waruvuze cyane cyane ku cyerekeye ngo agashuri gatoya ikibazo ntabwo ari ahantu ikibazo ni ukuntu icyakorerwa sibyo icyakorerwa iyo abantu bafite ubushake bakaba bafite commitment yuko bashaka kwigisha abantu umwana ariga nubwo kondisiyo yigamo zitaba ari nziza ariko ariga noneho tugashaka noneho uburyo izo kondisiyo tuzigira nziza kurushaho hagomba kubanza ubushake bwo kwigisha hagomba kuba ubushake n'ababyeyi gukurikirana kugira ngo bumve uburyo uburezi bw'abana bwabo buriho bubaho nk'iyo utwaye umwana ku ishuri ugomba kubaza mwarimu umwana wanjye ari gate kuko ubabajije mwarimu na mwarimu azajya ashyiraho n'umwete kugira ngo abisobanure amenye nuko abana biga ariko ugiye ku ishuri ukashyira umwana aho ngaho ukigendera kumva ngo birarangiye ejo ukaza ukamufata ukitahira akagaruka ukagenda kugeza iyo uzabona birite umwaka urangiye ntacyo wabajije ntacyo wakurikiranye urumva ubutaye inshingano yawe rero uburezi ni kugira ngo twese dufatanye kuzuzanya nyakubahwa perezida wa repubulika niwe ukunze kubivuga uburezi ni inshingano zacu twese rwose twese cyane cyane ababyeyi n'abashinzwe uburezi nyine muri leta nyakubahwa minisita twahoze tuvuga nyine ku mashuri y'incuke cyangwa se biriya mwita primary abarimu baho sinzi niba mutemera ko nta igihugu cyari gifite ubu murimo gukora iki ngo baboneke babandi bazi koko uko umwana yigishwa umwana mutoya kugangahura abo bana bato nibyo koko hambere abarimu bigishaga muri primary ahubwo primary nta nubwo yari muri structure mugego ubu ngubu niho abarimu bigisha muri primary ni abarimu nk'abandi bose ubu ngubu bahembwa na leta ariko mbere ntabwo ariko byari bimeze ubwo urumva ariko tugenda tubashyira muri system iyo urebye no kuri ariya ibyo twita teacher training colleges aho abarimu bigira inderabarezi niko kera bayita inderabarezi hari abategurira abarimu bazajya kwigisha muri primary ni ibyo abategurira abarimu bazajya kwigisha ubu ngubu naho twashyizeho ni nka option y'abazigisha muri mashuri y'incuke kugira ngo babone ubwo bumenyi pedagogical skills izazindi zikenewe kugira ngo wigishe abana batoya ugomba kwigira umwana uririmbana nabo cyane mukina ntabwo ari mukazikora kuri parade abana bakiyumvamo ni ukwiga bakina ibyo ngibyo ntibisaba umuhamagaro erega ubwarimu umuntu umuhamagaro nk'uko wabivuze urabyibuka sinzi nkanjye kera turi mu ishuri umwarimu ntabwo kari akazi yari nka title ku buryo wajyaga niyo wabaga uri hanze y'ishuri umuntu aravuga ati hariya ni kwa mwarimu habaga hubashywe ngo umwarimu yajyaga ataha yahindanye umugore akazajya bigiraho ikibazo atari kuyu yicara hasi bigenda bite umunsi umwe aramuherekeza ajya ahantu arahengereza abona umugabo we baririmba ngo 3 yellow ducks nawe yahindutse imbata ari hasi ubwana bumwurira agira ati akaba ihene akaba intama agati kumva umugabo wanjye nibyo yiri
yirirwamo atuzi ko yagowe ntabwo yongeye kumubaza ati kuki uzana imyenda yahindanye gutya barakomeye bari abantu barakomeye cyane minisita cyane nta bantu bo kubaho ubwo umufite abarimu bangaye bigisha mu mashuri y'incuke kuko bamaze kujya mu rwego rwose mu nzego barimo murabahemba iyo mibare ntabwo bifite ubu ngubu ariko twayishaka nta kibazo nta nubwo ariyo yihutirwa ahubwo nabonye murimo guhugura 12,000 hari inkuru nasomyeho so turakomeza guhugura urazi dufite abarimu yego dufite abarimu bamwe batize kuba umwarimu yego ariko hari abantu bize barangije n'amashuri ariko batigiye kuba umwarimu izo amahugurura uravuga rero nayabo ngabo abarimu bose bari muri system ariko batize ubwarimu kugira ngo bige iyo pedagogical aspect bivuga ko igihe kitazagera ngo babwire muti dore yanyashizemo n'umugende kuko ari abanshi bajya kwiga nk'ubu muri YouTube bajya kwiga yo noza bira bya postgraduate diploma in education ntabwo bizaba bikiri ngombwa aba muri guhugura nibamara guhabwa ibyangombwa abo turahugura ni abari muri system bayirimo yego bayirimo already turavuga tuti urigisha ariko reka tuguhe ubushobozi burenze ubwo wari ufite kugira ngo wigishe neza kurushaho ariko abazajya baza bajya mu bwarimu ubu ngubu bose bazaba barigiye kuba abarimu bazaba babifite ntabwo muzongera kwinjiza utarize kwigisha oya abo rero barimo ikibazo cyanjye ni kugira ngo mucyumve neza munagisubiza abadukurikiye babyumve aba basanzwe mu mwamaze kwakira murimo kubatyaza bivuga ko mutazigera mubi nanze gukoresha ijambo kwirukana bazagumamo mpaka baba banyu burundu kuko abigisha bafite ubwoba ngo ubwo ntize kwigisha igihe kizaranyirukana oya ni nayo mpamvu tubahugura ntawe uzavuga ngo wowe uri umwarimu umaze imyaka 10 wigisha neza ndetse tuguha n'ubundi buryo bwo kurushaho n'amanota hanyuma tuvuge ngo reka turakwirukanya kubera ko utize mutakaje za mbaraga iki kintu muzanye ni cyiza rwose bigishaga bikanga ahubwo icyo twabakangurira ni ugukora ayo mahugurwa kuyitabira cyane abajya kwiga muri za kaminuza zitanga postgraduate diploma in education bo mwababwira iki bakomeze nibakomeze rwose nibakomeze urupapuro academique nibakomeze si no kuvuga urupapuro gusa n'ibyo wiga yego bizagufasha kukwigisha great aho kuzajyamo banagiramo n'utuburuse twinshi cyane bakiga araza kubitubwira turabimubaza kuko abantu biga kwigisha ubu bari kwibere cyane bari kwibere pe so minister twakubajije byinshi ariko wasanga icyo tutakubajijeho kandi kihutirwaga umwanya n'uwanyu murakoze mbere na mbere reka mbanze bashimire kwa mwantumiye muri iki kiganiro ndakeka ko ari ikiganiro tugomba gukomeza uko mwabivuze ndetse nzanagaruka dufite n'igihe kinini tukomeze tuganire ku byerekeye uburezi impamvu nyamukuru kuri ibyo ngibyo no kugira ngo abanyarwanda twese tuganire ku burezi kuko buratureba nk'ababyeyi buratureba nk'igihugu buratureba twese ubwo rero ndabashimiye nyine yuko dushoboye kuganira kuri ibi ngibi n'abadukurikira bakaba bashobora kuba bagira n'ibyo batanga si no kuvuga gusa ngo nibyo bambaza jewe ariko bashobora kuba bafite n'ibitekerezo byakungura ibyo turakora yego ndagira ngo nsabe abatwumva bose kumva ko uburezi ari ubwacu twese kandi ko tugomba gukomeza kubiganiraho tukabishishikariza kugira ngo duteze imbere imyigire n'ubushobozi bw'abana bacu murakoze hanyuma mbere yuko tubarekura reka twakire telefone nk'ebyiri ni na minisita mushya abantu barishimye babonye rimwe muhawe zino nshingano cyane cyane ko mwari mumenyere muri kiriya kigo mwakoreragamo Ines Giselene nyina w'umuntu w'umunyamakuru yarambwiye ati kuri Kate nahoraga mwakira kenshi ni umuntu mwiza w'umuhanga kandi so Ines nawe bamuhaye promotion ni umuyobozi wungirije wa Radio Rwanda ni byiza rero so reka twakire abantu yari umuyobozi ukomeye muri noza muri kira kikwari cyitwa Mastercard Foundation yego reka twakire abantu umurongo ni 078883117918 ya telefone yacu hano muri studio
muco mwiza wivuge aho uherereye ndetse n'ikibazo kandi kibe kigufi kugira ngo twakire mu nibura no kugira ngo abaho umugisha muvugane nawe tutamwiharira twenyine nawe. Hello Radio TV 10. Hello zamura ijwi kugira ngo twumvikane. Yes Damur. Damur vugana na minister. Ntabwo twumva mukupe network. Hanyuma yitwa bana Imena Valeria tumutubariza ababyeyi benshi resultats z'amanota tukasiga tangwa birabacanga ukumva umwana yagize 30 kuri 30 ibyo tuzabiganira rwose. Hanyuma Hello Radio TV 10. Hamujambo watangazaji wangu Kamili Uswakimu na Rameshi. Jambo ndugu. Ushindi Barozi hitubaza minister. Ndamusuje cyane. None ikibazo cyaka kumubaza. Urabona mu gutegura amanota y'ibizamini bya leta. Waya reka tugume kuri iki twaganiriyeho iyo utumvisha ingingo ubwo babipfuye. Urakoza abantu ibyo tuganiraho ntabwo bakora ikizamini cya leta bigarukira mu gatatu w'amashuri abanza. Reka ducapisha dufate. Hanyuma uyitwa God is my day maker ati gihe cyose abana babakomeye batiga muri ubu burezi bizakomeza bigorane. Vuga kuri cyo nyuma ubundi tukure kure minister. Abana banyu biyigira aharenze. Oya ndagira ngo hari bibiri bibazo bibiri mwari mwasomye byerekeranye n'amanota. Reka tuzagaruke rwose tuganire kuko ngira ngo ni ingenzi kugira ngo abantu bumve uburyo system ikora uburyo abana batsinda n'uburyo abana bashyirwa n'amanota y'icya leta cyo mu gatandatu muzayasohora kwa gatanu rwose ku cyumweru tuzabiganiraho nibidahinduka mu kiganiro nta kibazo rwose urumva igihe uzagaruka tuzadufite ibintu byinshi kandi byiza ni system ya grading tuzayiganira nabwo twayiyahuraho byose uretse ko nyine ubu ngubu twari twashogana kuri ibi ngibi ariko ni ngombwa ko abantu babyumva babisobanukirwa ndetse n'ibi ngibi byo kuvuga ngo abana bagiye mu yahe mashuri bagiye bate kuko byateje impaka cyane mu minsi ishize ariko twigeze kubisobanura twagize n'ikiganiro kuri RBA turabisobanura ariko ni ngombwa dukomeza kubisobanura kugeza igihe abantu babyumvise ariko ubwo ngubwo tuzagaruke tubiganireho kuko babibarije ikibazo gisa nk'igikomeye ni iki ngiki minister abana banyu ngo ntabwo biga hamwe n'abandi babakeneye ngo niyo mpamvu bikomeje kugorana batize mu mashuri ahenze babibere urumva umuntu wese yigaho ashyira umwana we ahashoboye naho yumva yuko bazigisha umwana neza ni uburenganzira bwa buri muntu wese ariko twebwe nka Minisiteri y'Uburezi icyo dushinzwe ni ukuzamura quality cyangwa agaciro k'uburezi ireme ry'uburezi bw'abanyarwanda bose baba abakene baba bakire nta tandukaniro rihari kandi tushaka yuko buri munyarwanda wese umwana washobora kwiga ngira ngo nicyo kintu guverinoma y'u Rwanda yagezeho cy'ingenzi kandi gigomba gushimwa nuko mbere kugira ngo umwana wawe ajye mu ishuri wagomba kuba uhagaze ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 30 nta mwana w'umunyarwanda ushaka kwiga utashobora kujya mu ishuri nta numwe urumva rero ko nutajeyo agomba kujyayo kandi kuko mbona no muri quartier babahiga bati abana bakikirije amashuri bari basubire mu ishuri nta mwana urumva rero kugira ngo ujye uve aho ugomba kumenya kana kugira ngo umwana wawe yige kugeza aho ahubwo baza kugushaka kugira ngo umwana wawe yiga urumva ko ari urugendo kandi rukomeye ni intambwe ikomeye kandi abantu burya batajya bumva kandi batajya bashima ariko ni ibintu tugomba gushimira guverinoma y'u Rwanda kuba muri iyi myaka yaragezweho bisanga hake cyane mu bindi bihugu ni bikiya cyane aho tugomba gushyira imbaraga cyane ubu ngubu ni ukuzamura muri ya fondation no gushyira no kuzamura quality ireme y'uburezi kandi bihera hariya mu musingi hasi kandi bihera Minister gatoya amasegonda make rwose ndizera ko mwagisubije iyi nama ni imishingahe yitabiriwe n'abantu bangahe baturutse he nahe izarangira rya murakoze iyi nama ni misi 3 yego yahereye ejo bundi mu bintu bya technical ariko ejo rero nibwo nyakubahwa Madame President First Lady yadufunguriye inama nyayo
iyo nama ikaba irimo ibihugu birenga 40 okay biturutse hirya no hino cyane ibihugu byo muri Afrika cyane cyane ngira ngo hari aba ministre 26 b'uburezi rero twarahuye kugira ngo twigire iki kibazo hamwe twumve uburyo ibihugu byose biriho biragikemura kugira ngo turebe ibyo twakwigira ku bandi nabo batwigiraho hanyuma turebe n'uburyo dukomeza i challenge mu buryo bwo kuri rwego rwa Afrika nicyo iyi nama yari igamije kandi ngira ngo hari byinshi byiza byagizweho ejo ndetse n'uyu munsi birakomeza hari n'amashuri tujya gusura kuko bashatse kureba uburyo u Rwanda rurabikora abenshi banatubajije ibyo turakora kugira ngo nabo bashobore kubikora iwabo ECDs barazigira se mbonezamikurire bamwe ko ntabwo ari hose ariko bose barabyumva bumva akamaro kayo niyo gituma haje abantu barenga 500 kugira ngo turebe uburyo twakemura iki kibazo twese hamwe tutashokerwa tukabicira izindi gahunda ziri inyuma reka tubashimire Minister Joseph Nsengimana ku mwanya mwaduhaye kandi abadukurikiye nimugire ikibazo zagaruka vuba mwakoze cyane Minister umunsi mwiza murakoze yego